abasaza tubasuza cyane mukomeje gukurikira Kodera TV, tubazaniye amakuru nk'ibisanzwe. Nge ngarutse na none ndi confiance, tubafite byinshi kugira ngo tubagezeho. Mugomba kumenya ubuzima bwa buri munsi bw'ibyamamare hano mu Rwanda ndetse no hanze kugira nabyifashe. Tugiye kuvuga ku nkuru hano, inkuru tuba ku buzima busanzwe bwa buri munsi. Tugiye kubabwira ku kibazo kigiye gikunda kubaho cy'abakobwa usanga babyara mu ngo cyangwa se bakabyara batari bashaka. Ibi bimwe mu bintu bigenda bituma biheba, ugasanga batakarizwa icyizere na sosiyete. Ubuzima bwabo ntibukomeze kuba bwaraninga neza nk'ibisanzwe n'ubusanzwe, ariko ibyo ngibyo mu by'ukuri birashoboka ko umuntu abakobwa akwiye batekereza neza, bakagira bagashaka ukuntu bategura ahazaza habo fresh, bakirinda ibishuko kugira ngo buryo bizatuma rimwe niba nicuza ibiki, ariko tutanirengagiza ko igihe byabayeho nabwo ubuzima bukomeza. Niyo mpamvu tugiye kubereka abakobwa batatu cyangwa kubabwira uburyo ki babashije kugenda bakomeza ubuzima bwabo bukagenda neza, nubwo nabo babyaye batarashaka. Hari n'ibyamamare, ariko urugero rwiza bahereza bagenzi babo ko batakwiye kwiheba, kuko turabizera ababyara bakaba bakuramo iki kandi bakabata, ariko si ikintu cyiza. Abakobwa batatu byagenze bite rero? Nyuma yo gutwita bagatuka bakagira ariko babashije gukomeza ubuzima bwabo bugenda neza, ndetse n'abana babo barabarera. Uwambere turakubwira witwa Miss Muyango Claudine, uyu nguyu wabaye Miss Photogenic 2019. nawe yabyaye mbere yuko ashaka. Byagenze bite? Mu gihe yari maze gutwara ikamba rya Miss Photogenic nibwo ari mu rukundo witwa Kimenyi Yves. Abagore bashingiye igitamo propoje ateye ivi, bateganya kuba bakora ubukwe, ariko nyuma aza kuvuga amakuru y'uko Muyango yaba atwite. Biba birebire cyane, ati banase mu Miss bigenze bite? Asebeje famiye, asebeje Miss Rwanda, asebeje igihugu muri rusange. Ariko kimwe mu byo abakobwa benshi bajya bifuza ko bashyigikirwa n'abakobwa ngo bateye amata, kimwe na rimwe y'uko usanga babihakana. Witwa Muyango we na Kimenyi siko byagenze, kuko Kimenyi yakunze kugaragara amuba hafi buri munsi, yakomeza kumukomeza, bityo ntiyabasha kwita ku magambo bamubwiraga. Benshi bamutukaga kuri za Instagram n'ahandi. Ubuzima bwabo bukunze kugenda neza, kugeza ubwo bari kuvuga umuhungu wabo baje kwita Kimenyi Miguel, bamufungura Instagram. Ubu tuvugana afite followers cyangwa mukurikirana 13, umwana ukiri muto cyane. Twavuga ko ibi ngibi byari ibintu byiza kuri Muyango ndetse na Kimenyi, nubwo sosiyete itabafataga neza, babaca intege. Ku mwanya wa kabiri turasanga witwa Miss Bahati Grace. Iyo Bahati Grace yabaye Miss Rwanda 2009. Uyu nguyu yagiye mu rukundo, akundana cyane n'umuraperi Kenneth Kavuyo, umusore usanzwe bibera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo muramuzi. Yakundanye n'uwitwa Bahati Grace. Uyu Miss 2009 nyine urukundo rwabo ruramenyekana cyane. Nyuma yaho acyambaye iyo kamba rya Miss Rwanda 2009, yaje gusamira kuko bari gusamira ya Kenneth Kavuyo, ariko nubwo bitagenze neza. Nyuma yaho baje gutandukana, urukundo rwabo rwabaje gukomeza. Yagiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu Bahati Grace yagiye gukomeza amashuri ye, ubuzima aza kubyara, akomeza ubuzima butoroshye nk'umufiyemeri, noneho udafite twavuga utitaweho cyane n'uwo babyaranye wamuteye inda, kuko kuri Muyango byagenze na Kimenyi witwa Kavuyo we ntabwo bakomezanyije ubuzima gusa. Ariko uyu mukobwa ntiyacitse intege. Ibyo tuvuga ntabwo acitse intege, ubuzima bwe bwarakomeje, abasha kwiga, ararangiza ibijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo, arabirangiza, dentiste kabisa, arabyiga arabikomeza, kandi aza kubasoza. Akaba ari ikintu twavuga cyiza. Abakobwa bagenzi be bandi usanga bakwiye kumwigiraho, ntibacike intege. Turaza undi mukobwa turavuga nawe byagenze gutyo, waba warabyaje mbere y'uko ashaka, akavugwa na rubanda cyane. Ni umuraperi wakunzwe mu myaka ishize witwa Oda Pacifique, cyangwa uyitaga ngo Miss President. Muramwibuka cyane muri ndirimbo zitandukanye zagiye zibica. Uyu mukobwa akaba yarabyanye n'umuproducer
producer wari ukomeye cyane imyaka yashize na n'ubu ugikora umunyarwanda ariko ibintu bimeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta wundi ni Click n'ubwo bakaba barabyaranye nawe The Bass Beat bakamuvuga ubwo muri icyo gihe injyana ya hip hop yavugwaga ibintu byinshi kandi byane birara none umukobwa uyinjiyemo ngo akahita anabyara atarashaka bavuga ko ashobora kuba agiye guseba ubuzima bw'ubukawuri ariko nawe yari gukomeje ubuzima bwe akomeza umuziki we gusa no kugenda neza ku mwanya nyuma w'abakobwa baba barashabyaye mbere y'uko bashaka bakavugwa cyane nabi turasanga umunyamakuru umu-MC umu-DJ akenshi we yita nk'umukobwa wirwanyeho ni Anita Pendo waba warabyaye n'abantu batizamenyekana ababyeyi ba papa Anita Pendo wakomeje nyuma yo kubyara abana abyara umwana wa mbere abyara umwana wa kabiri bibaza bati kuki adashaka umugabo biba byinshi cyane baramuvuga ariko twavuga ko ategeka gucika intege abana be yabareze akomeza korana kubikora neza akomeza n'akazi ke k'itangazamakuru kuri RBA muri rusange cyane Magic FM ndetse akomeza n'uwe MC n'ubu DJ uko akomeza kugaragaza ko ari umukobwa wirwanyeho kuri iki twatubabwiye kuza no kubwira tanga message tubwira ati ubuzima burakomeza kuvuga ngo byari iwanyu ntabwo ari ikintu wavuga ko cyakwe kwica intege abakobwa benshi byakabera isomo cyane barebera kuri aba twita public figures cyangwa se abakurikiranwa bya hafi muri showbiz rusange kari ubuzima bwabo kuba babashije kubicamo nawe byagufasha mukobwa wakumva iyi nkuru byagufasha kuba wakomeza ubuzima bwawe ntumve ko birangiye ariko n'abasore none babyanye nabo tubabwira ati mujye mubafasha kimwishima bwanyuma mugashaka kwita mubura ntago bari sawa. Yes, njye nitwa Confiance tubabwira ngo mukomeze mukurikirana ibiganiro bya Codiraba TV byinshi cyane turabateganyije tuzakomeza tubageza amakuru agiye atandukanye mwege mukomeze mudukurikirane stay touch turabakunda cyane.